Zaburi ya mbere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nshuti mwene data, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka, ayo niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Emerera Yesu ugendere mu murongo we muzima, akugirire neza. Itandukanye n'ibibi byose, Umwami Yesu agutabare. Mana, turagushimiye kandi turakubashye. Tugushimiye ijambo ryawe. Ni ijambo ry'ubwenge kandi ni ijambo ry'ukuri. Ritugiriye inama kandi ritwigishije kwitandukanya n'ibibi byose. Dushoboze kandi duhe imbaraga ku bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.